Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'Amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'199. Turacyari twiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Nyakubahwa Imana, Mana Data wa twese, Mana igira neza, uyu mwanya amasaha tuje imbere yawe, turakwinginze ngo mbere na mbere ubanze utweze gukiranirwa kwacu, ibitekerezo byacu byezwe nawe, amaso yacu yezwe nawe, amatwi yacu yezwe nawe. Turasenga cyane ngo Mwuka wawe amanuke ngo tujye kumva ijambo ryawe. Haleluya. Ngo afungure amatwi yacu, afungure amaso yacu, Mwami Imana afungure imitima yacu kugira ngo tukumve, turebe ndetse dusobanukirwe ubwiru bw'ijambo ryawe. Mana Data wa twese, Mana igira neza, ntaba ari twe. Amatwi yacu asigwa amaraso, amaso yacu asigwa amaraso, imitima yacu asigwa amaraso. Amaso yacu ndakubaha Imana asigwe guca bugufi, imitima yacu asigwe guca bugufi. Mwami Imana, amatwi yacu asigwe guca bugufi kugira ngo tukumve ibyanditswe byera. Urera cyane kandi urakiranuka. Ndasenga n'ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo ibyo ushaka gusaba bibaho mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga cyane ngo mu izina rya Yesu, izina ryawe ryonyine abe ariryo ryubahwa mu buzima bwacu. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, dushyize hejuru gukiranuka kwawe Data wera. Uhabwe icyubahiro kuri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu ndagushimiye. Uhabwe icyubahiro ibyiza byose biri mu buzima bwacu. Uhabwe icyubahiro Data wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turasoma Luka ibice 9 umurongo wa 51 kugeza ku 56. Nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kilometero cy'Abasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira kuko yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, Databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko yari yabikoze? Ariko arahindukira arabacyara ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko Umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Iyo uri muri Luka ibice 9 umurongo wa 51 kugeza ku 56. Igihe cyo kugendererwa kwawe n'Imana. Hari igihe ibintu byiza biza bidasa neza. Hari igihe abanyambaraga baza basa n'abacitse intege, kandi abantu bakomeye mu mateka y'isi ugasanga barabayeho basuzugurwa n'abo bari kumwe. Iki ni ikibazo cy'amaso yacu, nuko tubona ibintu. Hari ibyo tubona, hari n'ibyo Imana ibona. Hariho uko dusobanura ibintu, hariho n'uko Imana ibisobanura. Umudugudu umwe w'Abasamariya wagiriwe ubuntu bwo gusurwa na Yesu Kristo yashaka kujya kubwirizayo, nibura ko yabasengeye, ariko yarabazanira inkuru nziza y'agakiza. Ariko barebye uwo musore uje kubabwiriza utazwi, w'Umuyuda, w'amasinagogi y'Abayuda, bari bariso wavangiwe, muri make utari ukunzwe cyane, noneho ko wari umudugudu w'Abasamariya, kandi Abasamariya n'Abayuda ubwo barasiranaga, bakuranaga irondaruhu cyangwa irondabwoko. Imana turengere cyane. Maze bibwira bati, kuki twatega amatwi uyu muntu? Maze mu kwibwira gutyo biyambura amahirwe yo kumva inkuru nziza y'agakiza, bihabwa undi mudugudu. Imana tubabarire cyane. Ndebera ukuntu kugira amoko kw'Abasamariya kwatumye banga kumva inkuru nziza y'agakiza gusa ngo nuko ngo wari uje yaragiye Yerusalemu, kandi ngo atarazwi ibintu nk'ibyo ngibyo. Imana turengere cyane. Ntukishuke. Ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ntabwo Imana izigera ibukuzanira ku ngufu. Imigambi yayo myiza kuri wowe Imana ntizayikuzanira ku mbaraga. Niyikuzanira ukayanga, izayihera abandi. Ubushake bw'Imana ni uko abantu bose bakizwa, ariko ntabwo izabigushyiramo ku ngufu.
niba Yesu yasengera umudugudu agiye kubwirizamo hanyuma bamwangira akigendera kubwiriza mu wundi, ibi bijye bigutera ubwoba. Imana ni inyamahoro kandi ica bugufi. Umugisha wawe nuwusuzugura kuko we ubona usuzuguritse mu maso yawe, Imana izawihera uwundi uwukeneye. Ahari barakubwiye ngo iby'Imana itanga biba bigaragarira amaso. Ahari wabitekereje wibwira ko abantu bose Imana igize ikintu ikora abantu bose bakiriya bagahita bamenya ko Imana yagikoze. Ariko ibyo ntabwo ariko bimeze. Reka da, ba bandi baca bugufi cyane nibo babasha kumenya gusozwa kw'amasezerano y'Imana igihe asohozanyijwe guca bugufi kwinshi. Naho abandi bo ntibazanamenya ko Imana yabagendeye bakayirukana. Nibuka se ko Yesu kubwira abantu akabwira ati, kuko naje iwanyu ndi umukire ntimwanyakira, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Arababwira ngo ubwo mutabikoraga wa wundi uciye bugufi ngo ninjye mwabyimye. Bishatse kuvuga ngo hari Imana mu gusoza amasezerano yayo, hari igihe ndetse inshuro nyinshi iyazana mu guca bugufi kwinshi, ariko kubera ubwibone bw'imitima y'abantu bati ntabwo yaba ari Imana, ntabwo isezerano ry'Imana ryaba rimeze gutya. Ariko kubera ubwo bwibone bwabo bagasuzugura iby'Imana, bigatuma batamenya yuko Imana yari yabagendeye, maze iby'Imana yari yabateguriye byiza bakabijugunya, bakabikanagira munsi y'ibirenge byabo, bakabiribatira munsi y'ibirenge byabo. Imana dutabare cyane. Ndakubaza nti muri abo bombi urinde? Ese urebera mu birahure cyangwa mu ndorerwamo y'ubwibone bwo mu isi n'ubutunzi bwayo n'ubwiyemezi bwayo, cyangwa ureba mu birahure no mu ndorerwamo byo guca bugufi nyakuri bituruka ku Mana, bituma ubasha kumenya isezerano ry'Imana niyo ryaza ryiyambitse guca bugufi guteye ubwoba. Icyampa Imana ikaguha guca bugufi gutuma umenya igihe Imana yakugendereye yicishije bugufi, kugira ngo utayirukana uyitiranya n'ibindi bintu bisanzwe. Imana iturengere cyane. Haleluya. Imana ikurengere cyane. Imana iguhe guca bugufi kugira ngo wakire abantu bose, abakomeye n'aboroheje, kuko niwakira abantu bose, igihe munsi Imana izaza mu bakomeye uzayakira. Nuzi umunsi izaza Imana izaza mu boroheje, ntabwo uzayakira. Imana iturengere cyane. Reka dusenge. Mana data wa twese, Imana igira neza, imitima yacu iciye bugufi tuyizanye imbere yawe, dushijwe bugufi no kumenya yuko uri Imana ikomeye, ariko uri n'Imana izi guca bugufi, izi no kwicisha bugufi. Turasenga cyane ngo imitima yacu yisige guca bugufi. Turasenga ngo amatwi yacu yasige guca bugufi. Turasenga ngo amaso yacu yasige guca bugufi. Turasenga ngo ibitekerezo byacu, ubwonko bwacu busige guca bugufi data, mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twabyibashisha, izo mbaraga ntabwo twazibona, ubwo bwenge ntabwo twabukura. Turakwinginze data wera, uduhe guca bugufi nyakuri, uduhe guca bugufi kuzuye, uduhe guca bugufi Mwami Imana nyaguca bugufi. Ubwacu ntabyo twashobora, ubwacu izo mbaraga ntazo dufite, ubwacu ubwo bwenge Mana ntabwo dufite, ariko ushobora byose watubashisha kandi byashoboka. Ngwino Mwami Imana rero tugire neza, ngwino Mwami Imana rero tubashishe, ngwino Mwami Imana rero ubitwumvishe, bibe ubuzima bwacu, bibe imigendere yacu, bibe imitekerereze yacu, bibe imiganirire yacu, Mana bibe imyitwarire yacu. Mu izina rya Yesu turagushimiye, tukwinginga guca bugufi kube karagiteri yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro data wera, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twiza, uhabwe icyubahiro data wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Icyitonderwa turagisoma Miluka ibice 19 umurongo wa 42 kugeza ku 44. Haravuga ngo uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwe amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubaka uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye ryiretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe.
kuko utamenye igihe wagenderewe. Ibyo biri muri Luka ibice 19 umurongo wa 42 kugeza ku 44. Uwiteka aguha umugisha wo kumva ijambo rye. Imana iguha umugisha wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha w'Imana ngo ukubeho. Ndagusaba umugisha w'Imana ngo mu byo ukora byose umugisha ubane nawe. Imana ibane nawe. Mwuka Wera agumane nawe. Imana ikuze guca bugufi. Amatwi yawe Imana yasige guca bugufi. Haleluya. Amaso yawe Imana yasige guca bugufi. Umunwa wawe Imana usige guca bugufi. Amazu yawe Imana Uwiteka kubatiza umubatizo wo guca bugufi. Umutima wawe usigwe guca bugufi. Ubwonko bwawe bwogeshwe guca bugufi. Ibitekerezo byawe byogeshwe guca bugufi. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingingira cyane ngo Imana ikubashe guca bugufi, gutuma wumva ijwi ryayo. Mana, niko ningingira abantu bawe. Mana, niko ningingira abagaragu bawe. Niko ningingira abagabo, niko ningingira abagore. Ngo ubushake bwawe ari bwo buba. Ngo ibyo ushaka Data biraba ari byo biba. Mu izina rya Yesu Kristo. Urera cyane Mana kandi urakiranuka. Ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Guca bugufi nyakuri niko tugusaba. Guca bugufi guturuka mu ijuru niko tugusaba. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, urakoze Data wera. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.